ngaho abantu ngo bagiye ngo za Nigeria gushaka amafaranga bagiye hehe social media iratwirukansa pe kandi ni ngombwa ugomba kuyiba ni aho kugira ngo igukontorore wowe ukayikontorora ntugendere ngo nabonye ngo hano ngo byacitse ngo aho byabereye aho biba byabereye ariko naho haba hakenewe abantu bashaka kwisanisha n'ubuzima na reality itari iyabo nyine batarimo tuvuge nk'urugero turagiye nta mafaranga afite cyangwa se nimba nanjye afite ni make ntabwo tunganya ubushobozi ndaguherekeje ugiye gushopinga amafaranga nari mfite hari icyo ngomba kuyahahisha cyangwa ni minerivare y'abana ariko kugira ngo nkwereke ko ndenze tukaba twagenda nkagura igihenze kandi mu by'ukuri amafaranga nari mfite si cyo ngomba kuyakoresha gushaka kuba mu buzima butari ubwacu butari ubwanyabwo nibyo njye ndi kubona hano hanze byeze bigatera n'abantu benshi depression cyane yego ugashaka kumva ko ugomba kureshya na kanaka kandi mu by'ukuri atari ko bimeze utazi n'ukuntu we ibyo yaciyemo ngo hagere yego hari umuntu nakurikiye ni umuntu ukunda kwigisha ntibagize izina rye akunda kuvuga ngo ukunda kwifuza aho umuntu ageze ariko wifuza kugera aho umuntu ageze ariko ntushaka guca mu byo yaciyemo ngo agere aho hantu kuko ushobora kubona umuntu ukabona umuntu ageze ahantu hejuru cyane ariko mu by'ukuri bakubwiye ngo tugucishe mu bintu yaciyemo kugira ngo ugere aho hantu ari wahita ubabwira murakoze no merci murakoze noneho ikintu kibabaje ni ukuntu ibyo bintu ntago biri mu badamu gusa cyangwa se mu babyeyi gusa biri no mu bana bato hello Agape Hub family ndabashuje mwese aho muri munkurikiye munkunda mukurikiye ibintu mbagezaho ibiganiro byanjye bya buri munsi nanjye ndabakunda cyane rero uyu munsi nabatumiriye umuntu muvuge cyangwa urivuga muvuga nta kibazo nabatumiriye umuntu ni umuntu tumaze imyaka myinshi ndakeka kuva muri 2018 tuziranye tuvugana ariko tutajya tubonana biratangaje hari groupe twari dufite twahuriragamo turagenda tuba close cyane tukajya tuvugana ariko kubera gahunda z'abantu ziba zidahura ntitubonane rero uyu munsi ni ubwa mbere tugiye kubonana tukicarana biratangaje ariko nyine nta kundi buriya niko Imana iba yabishatse reka rero twibwire murakoze cyane nitwa Gisele Furaha ndi umumama mfite abana babiri n'umugabo mbona benshi ariko bakunda kubivuga n'umugabo umwe niko abantu bakunda kwivuga ngo n'umugabo umwe kubera iki ariko bakunda kubivuga gutyo kubera ko mu gihugu cyacu bitemewe kugira abagabo babiri batatu cyangwa byashoboka ntabwo nzi impamvu abantu benshi bakunda gukoresha iryo jambo nabonye ufite YouTube channel yego yitwa gute YouTube channel yanjye rero yitwa Inziza TV nabonye hariho Inziza TV nyinshi ariko ahantu hari ifoto yanjye n'umugabo wanjye bagiyeho bayibona abatazi umugabo wawe bazareba njyewe bazabyibuka isura yanjye uri kumwe n'umugabo bazamenye ko ari wowe bazamenye ko YouTube channel yawe uvuga ibiki kugira ngo abantu bawe badukurikiye bagendeho barebe bamenye ahantu bashobora kwisanga uvuga ibiki uvuga ibigendanye n'iki yego YouTube channel yanjye rero icya mbere yitwa Inziza TV ivuga ku bintu byinshi bitandukanye ubuzima busanzwe dukora ku bijyanye no guteka amavlog ibintu bijyanye na fitness ibintu nk'ibyo ese Gisele jewe nkunda kurya
nkunda kurya ariko sinkunda guteka. uzantumire nzaze untekere. ngutekere uzantumire N'ikiba- nze ngutekere cyangwa uzaze iwanjye ngutekere nta ngiye kibazo. nkunda ni enjoying iyo natetse Mm. ntago ni enjoying ibiryo, Mhm. nkunda kwinjoyinga ibiryo ntatetse, cyangwa ndi kumwe n'umuntu ari guteka nkagutereka agatebe ku ruhande, urabazi abo bantu abantu abantu bagutereka agatebe ku ruhande akajya kujaburira akajya ajabura undi uwo nguwo okay. ukajya umbwira nkajya nkubwira ntushaka ko harimo umunyu nkumva mbese ba bantu baba bari gufasha umuntu guteka bari kumutera story batera story nkamuganiriza nkakumvira ko harimo umunyu nkakumvira ko bitashiririye gutyo nkaba nafata n'agasahani ku ruhande nkashyiraho duke two kuba nkaza kujya ku meza uzaze ngutekere. ni icyo ukunda guteka cyane? sha ibintu byinshi bitandukanye pe, ntabwo navuga ngo hari ikintu runaka nkunda guteka ibintu byinshi, ntabwo nabyize. hari ukuntu umuntu yiyumvamo ikintu, yego ni pasiyo yanjye, nicyo kintu nenjoyinga. kumwe umuntu bamubaza ngo hobi yawe ni iki, njyewe navuga ko ari uguteka, ndabyenjoyinga guteka ibiryo cyangwa ibintu by'amapatisserie cyangwa ibintu bya nyine ukunda guteka ubuhe bwoko ibiryo imiceri, inyama, ibiryo turya muri rusange. rero abantu badukurikiye bakunda kurya bashaka no kwiga kumenya guteka, mutwandikire muri comment mutubwire Gisele, urumva murahita mujya gusubscribinga kuri YouTube channel ye, mutubwire Gisele turashaka kuzadutekera iki n'iki, kugira ngo nawe bishire muri gahunda avuge nanjye nyine nzatekera n'ibi abantu bansabye. hanyuma se hari wambwiye ngo ni uguteka hamwe n'iki? hari guteka, hari n'ibiganiro bisanzwe nkagirana n'abandi ibiganiro, hari n'amavlog gutembereza abantu. hari abantu baba nko mu bihugu byo hanze batazi ukuntu Kigali imeze, batayiheruka. bazakoranye vlog Gisele nta kibazo tuzayikora nayo, nkumva tukabatembereza ahantu henshi. urabona Kigali buri munsi irahinduka, natwe tuyibamo iradutungura buri munsi. uziko iyo umaze icyumweru utagera mu mujyi ugeraho ugasanga harimo inyubako nshyashya cyane. yego abantu rero nkabatembereza, ntabwo ari muri Kigali gusa, nzajya mbajyana n'ahandi henshi no mu ntara. Wow. vlog ni ibiganiro abantu bakunda, ni amavideo abantu bakunda, bituma umuntu amenya ibintu biri kubera hano hanze, nyine ibintu bitandukanye. So ni uguteka, vlog hamwe n'ikindi n'ibintu bijyanye no gutakaza ibiro, fitness, gukora ari siporo. byo twumvikanamo cyane ahantu rwose ni gutya. siporo, abantu bakunda siporo n'ibindi byinshi. ntabwo urahura n'umuntu ngo akubaze ngo ese ngo aya masiporo mwirirwamo ngo urashaka kuzakubita nde? noneho njyewe nibyo bimbaho byonyine. urumva ugahura n'umuntu usiga gukora siporo cyane urakabije pe, uzagwa mu nzira gute se? cyangwa urashaka kuba umuntu urwana, urashaka umukaciri urashaka kuzazana ngo amatuza. kandi se gukora siporo ni byiza mu buzima busanzwe. kandi ikindi ntago hari abantu baba bazi ngo umuntu akora siporo kugira ngo wenda atakaze ibiro cyangwa ngo atere neza cyangwa ngo azane amatuza. hari ushobora kubwira abantu akamaro ka siporo, kuko abantu bose ntabwo baba bazi akamaro ka siporo. hari abantu babibona gutyo gusa, akabona abantu barabyutse mu gitondo bagiye kwiruka atazi neza siporo imaze iki mu mubiri w'umuntu. siporo mu busanzwe siporo ni nziza pe. icya mbere ikurinda indwara, cyane cyane abantu bakunda kurwara imitsi. buriya umuntu ukora siporo ntabwo ushobora kumva ari gutaka imitsi cyangwa se umugongo. usibye no kuba waba fit, wirindiramo n'indwara nyinshi zitandukanye. murabizi ko n'abantu bageze mu zabukuru kubera nyine nta mbaraga baba bagifite, barabategeka bavuga ati byibuze ujye uva hano ugere hariya ugenda n'amaguru. ni ukubera ko siporo nyine ari nziza mu buzima busanzwe. ibaze kugera ku rwego kwa muganga bakwandikira siporo, cyaba ari ikibazo. siporo rero by'abantu nkunda nabashishikariza kujya bakora siporo. ntabwo siporo ikora umuntu ushaka kunanuka gusa,
usibye ko umuntu ushaka kunanuka imufasha kwihutisha kunanuka, ariko nawe muzima wakora siporo ukagira amagufa akomeye, ukagira nyine n'ubuzima bwiza. Naho ze ndi guhereza abantu urugero, ndi kubabwira ngo uzafate urugendo rw'amasaha 2 ugende n'amaguru, ugaruke uryame, uzambwira uragenda ugasinzira, uba waruhutse neza, ubyuka wumva mu mubiri nyine hari ikintu kidasanzwe, umeze neza. N'ubuzima bwo mu mutwe, iyo umuntu akora siporo atekereza neza, nta stress iragabanuka. Siporo irafasha cyane ku buzima bwo mu mutwe, cyane cyane kuba positive. Urumva iyo ubyutse mu gitondo ukagira courage, ukagenda ukirukanka ibirometero, hari ukuntu mu mutwe wawe wumva ko ushoboye, birakumotiva, kumva ko n'izindi gahunda z'umunsi zose uri buzikore neza, ukavuga se niba nirukanse ibirometero bingahe, gukora iki ngiki birananira. Ni ibintu byiza cyane. Abantu badukurikiye mukunda gukora siporo ariko mutayiheruka cyangwa mutanayikunda, rwose mubitekerezeho kuko ni ibintu bikenewe cyane. Hanyuma rero Giselle, tumaze imyaka turi mu bintu bya fitness, tumaze imyaka tugerageza dukora iyo bwabaga, dukora iyo bwabaga kugira ngo turebe ko umuntu yakomeza kumera neza. Urabona uyu ni umumama w'abana 2. Hari abantu bafite mentalite yo kuvuga ngo umugore n'ufite inyama n'umubiri, nzambara amabubu, nzambara amabubu, cyangwa abantu bakumva yuko umuntu arakubwira ngo ubu rero wabaye umumama ugomba kugira umubiri, ugomba kubyibuha, wabaye umumama uri umubyeyi, reka kwigira nk'akantu k'agakobwa, uri umubyeyi. Abantu bafite iyo myumvire, ni iki kintu wababwira? Abantu bafite iyo myumvire ni ukuri muyihindure pe. Ntabwo kuba umumama bivuze kugenda ukangana gutya, reka reka. Ese niba uri umumama ukambara, ntushobora gutebeza agapantaro kawe inda iragutanga imbere, mu by'ukuri uba wabona ibintu ari sawa? Ntabwo aba ari sawa. Cyangwa se ukambara ikanzu ukabona ntibivamo. Iyo wageze ku rwego byakubangamiye rero, wambara ukabona ntabwo uri kuberwa, ni ukuri mujye mwiyitaho pe. Njye nabagira inama yo kwiyitaho mu mirire, muri siporo, birashoboka kandi babishobora. Ntabwo kuba umumama ari ukugenda ngo ube munini uvuge ngo nzajya nambara amabubu. No kubyibuha birasazisha. Yego cyane cyane, birasajisha cyane. Noneho abantu baba bari barebare cyane bo iyo ubyibushye ukirisipa bakugereranya. Ubwo mise nibuka ukuntu nanganaga mu minsi yashize, umwana wanjye akiri mutoya. Uzi ukuntu bambwiraga ngo bakama nk'urugero rw'umuntu wo muri famiye, umumama w'imyaka nka 50, Imana yo mu ijuru, ngo barabona ari we tungana n'ukuri kubera kubyibuha. Icyo gihe rero ugomba gushiramo imbaraga nawe ukagira icyo ukora. Ukabona umuntu aracyari umujene, cyangwa uretse n'abamama n'abana batoya, ukabona umwana w'imyaka 9, 10 ameze nk'umumama, yabaye nk'ikimama. Ugasanga nyine akenshi habaye uburangare bw'ababyeyi mu mirire y'umwana, nyine habura kwihugura ngo bamenye. Kuri shene yawe rwose ndabizi ujya ubahugura cyane, n'iwanjye biriyo, bajye bahagera barebe. Dutanga amatipusi menshi atandukanye, tujya tuvuga amakosa menshi atuma umuntu atatakaza ibiro. Iwawe biriyo, n'iwanjye biriyo, hose bazagende bihugure, bizagenda biza. Ntabwo ari ibintu byuka ngo urabyuka uhita ubimenya, oya bisaba kwihugura bikagenda biza. Ese Giselle, ni gute ubalansa ubuzima bwo kuba umumama? Ejo bundi nahoze mbitekerezaho ukuntu abamama bafite ukuntu bavunika, n'abapapa baravunika, ariko ntihaburamo akantu k'ubumama nyine. Ni gute ubalansa ubuzima bwawe ku giti cyawe nk'umuntu, ubuzima bw'akazi, ubuzima bw'urugo, ubuzima bw'umugabo wawe, ubuzima bw'abana, ubuzima bwa social life, kuko hari abantu ahugira nko mu kazi
akazi ke ka buri munsi nyine ko niko kaba kamutunze, nawe ntabona umwanya wo kwiyitaho, ukibagirwa ko ukibuka ko ufite n'abana n'urugo byose ukabyibuka, ariko ukibagirwa ko ufite ababyeyi, ukibagirwa ko ufite inshuti, ugasanga umaze nk'icyumweru wibagiwe guhamagara nka mama wawe niba umufite, nyine wibagiwe indi si yo ku ruhande. Ni gute ushobora kubalansa ibyo bintu byose ukabikora neza kandi izo nshingano zose ukazubahiriza? Ibyo bintu rero kubalansinga ubuzima bwanjye, urugo rwanjye, abana, umugabo, abashyitsi, bande, ntabwo biba byoroshye. Ni ikintu gisaba kwiyemeza pe, ni ikintu gisaba kwiyemeza, wowe ukiha gahunda ugomba kugenderaho. Tuvuge nk'urugero, mwanjye byibuze 3 mu cyumweru, iyo ari gake ngomba gukora siporo uko byagenda kose, ngomba gukora siporo, abana bagomba kujya ku ishuri, umugabo agomba kujya ku kazi amaze gufata breakfast, nanjye nkajya mu kazi, na nimugoroba nyine ukamenya ko ibintu byose bigomba kujya ku murongo nyine nk'umubyeyi cyangwa se nk'umumama mu rugo ufite izo nshingano. Birasaba ngo wowe wihe gahunda, nubishaka ukavuga ngo njye nzajya mbyuka saa 11, ni urugero ntanze, byaterwa n'uko bimeze, nzajya mbyuka saa 11, iyo saa 11 mbyuke negura abana, negura iniforume zabo, ibyo bari bufate na breakfast y'umutware, hanyuma nanjye ngende njye muri siporo, nkore siporo iminota 30, ngaruke niyiteho ngende mu kazi. Neze ni ukuba imashini. Ntabwo bizoroha. Buriya abamama tujye tububaha cyane. Abamama buriya nubona umumama akujije umwana, ukabona umwana arakuze aragiye, abana, urugo rurakomeye, ujye umukurira ingofero, aba yarakoze sacrifice zikomeye. Abamama baravunika, yego n'abagabo baravunika, turanabubaha cyane, ariko n'abamama baravunika pe. Mbona ku giti cyanjye uko mbibona, mbona abamama bavunika cyane kurusha abagabo, kuko usanga inshingano zose aribo ziri ku mutwe. Buriya ntago umwana wawe aramutse arwaye ntugire ngo umugabo yahangayika nk'uko wowe uhangayika, nabo barahangayika. Niyo mpamvu natangiye mvuga ka kantu k'ubumama, ak'ubumama ntikabura, ntabwo kajya kaburamo. None se buriya ubuzima watangiye tubwira ngo ufite ubuzima, ufite umugabo umwe n'abana 2, umugore mwiza ni umugore umeze gute? Umugore mwiza kuri njyewe ntekereza ko ari umugore wubahiriza inshingano ze zose. Ntabwo umugore mwiza ari umugore mwiza ku isura, njye ntabwo ariko mbitekereza. Ni umugore niba ari mu rugo rwe akubahiriza inshingano ze zose. Inshingano ni izihe? Ni ukukwita kuri abo bana bawe. Abana bawe ntabe ari bo bana basa nabi, ngo wowe wagiye kwiyitaho, witeye make-up, wagize ute, uhora wagiye. Menya urugo rwawe, wubaha umugabo wawe, ukora ibintu byawe nyine ukabikora neza, ukabishaka umurongo. Inshingano ufite ukazubahiriza neza. Ntekereza ko ari bwo kuba umugore mwiza, aricyo ko umugore mwiza bivuze. Hari akantu bavuze ngo umugore mwiza ntabwo ari umugore mwiza ku isura. Yego. Ariko nabyo ni ibintu bikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye. Ntekereza ko umuntu aba mwiza imbere y'iki? Y'umureba. Niba uri mwiza imbere y'umugabo wawe, yaraguhisemo, abandi rwose ntacyo bavuze. Gerageza noneho bwa bwiza bwawe ufite ubwereke umugabo wawe. Gufata umwanya kujya gupuruvinga agape ko uri mwiza, cyangwa gupuruvinga abandi bantu b'inshuti zawe ko uri mwiza, ahubwo byereke wa wundi waguhisemo mu bandi benshi. Njye niko mbitekereza. Okay, ndakeka hari ikintu turi kwiga. Gisele, iki kintu kigezweho kuri wowe muri iyi minsi? Ikintu kigezweho mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe, iki kintu uvuga ngo iki kintu kuri jyewe kigezweho, nicyo kintu ndi gutaha umwanya cyane, nicyo kintu ndi kureba, niba ari amakuru runaka, niba hari umuntu ushobora kuvuga ngo njye muri iyi minsi ndi ku bintu bijyanye no kwiyitaho ku bijyanye n'imyenda.
hari undi ukubwira muri iyi minsi ngiye ndi kureba cyane cyane ndi kwita ku bintu byo gusohoka, ndi kwita ku bintu bijyanye no ndi gusoma, muri iyi minsi ndi gusoma, ndi gushaka kwihugura kumenya ibintu bigezweho ndebeye mu bitabo, ndi guhugura ubwenge bwanjye, ndi gusoma ku bijyanye no wenda gusevinga amafaranga, ndi kwihugura ku bijyanye no kwiga ikintu runaka, isomo runaka. Muri iyi minsi ni ikintu kigezweho ku buzima bwawe? Ngewe ikintu kigezweho ku buzima bwanjye mpugiyemo muri iyi minsi cyane ndi gutaha umwanya ni ukubaka cano yanjye. Ndi gufata umwanya munini nkora ibiganiro byinshi kugira ngo abantu banjye ntazabicisha irungu, mbashakira utuntu twiza tugezweho, mbatembereza, ndi kubitaho cyane pe. Nicyo kintu mpugiyemo, ibindi nabaye mbishize ku ruhande kuko hari aho nshaka kugera. Ndashaka ko uyu mwaka byibuze hari goals nasetinze uyu mwaka uzarangira nzigezeho, nibyo mpugiyemo cyane. Cano yawe wumva izageza ku ki abanyarwanda? Yewe ko ari byinshi, shamba afite ibintu byinshi pe. Muziga, tuzigana, nanjye nziga, kuko iyo watumiye umuntu akaza akakuganiriza nawe uriga, nanjye nziga, tuziga ibintu byinshi bitandukanye. Mu biganiro tuziga, burya ibiganiro abantu ntibakajya babisuzugura. Ushobora kuza ukavuga ikintu kimwe njye ntarinzi nkaba ndakimenya. Tuziga rero n'abantu banjye, nta rungu nzabicisha pe. Ko ukunda guteka, ni ibihe biryo ukunda kurya? Ibiryo nkunda kurya rero, ngiye kuvuga ibyo nkunda ntari mu rugendo rwo kugabanya ibiro. Oya, ibiryo bisanzwe. Ushobora kuba unabikunda ariko atari ngombwa ngo ubirye cyane. Nkunda umuceri, nkakunda n'inkoko, n'ubugari. Ubugari ahubwo aribwo buza ku mwanya wa mbere. Nari ntegereje ko iyo utavuga ubugari nakuvuga urabeshya, kuko nzi ko ukunda ubugari pe. Ubugari nibwo buza ku mwanya wa mbere. Agasombe se? Agasombe ubugari n'agasombe. Ubugari ni inshuti. Ariko guteka biba ari ibintu byiza cyane, njya numva abantu bavuga ngo guteka biruhura mu mutwe. Ngenda ndabyenjenga noneho birenze pe, ku buryo mfite umwanya, njyewe umukozi wanjye ntabwo najya mu mwanya wo kujya guteka, reka mfite umwanya, ndi umuntu wirirwa mu rugo nta kandi kazi mfite, atari ukuvuga ngo mfite ibindi mpugiyemo, najya nibera mu gikoni gusa. Ikibazo ni uko turya tukabyibuha, ariko ndabikunda pe. Nk'umumama ushaka kutubwira nka weakness z'abagore cyangwa faiblesse z'abagore, ko hano hanze hari igihe tubona inama nyinshi, hari abantu bakubwira ngo ugomba kubigenza gutya na gutya, hari bridal shower, hari ibintu bigiye bitandukanye. Ni izihe weakness cyangwa faiblesse cyangwa intege nke z'abagore ubona muri iki gihe? Intege nke mbona muri ibi bihe ni abantu bashaka kwisanisha n'ubuzima bw'abandi, cyangwa se gushaka kugaragara uko batari. Njyewe nze nkwereke ko ndi umuntu urenze, nyine abantu kwiyemera, nyanabyita kwiyemera, sinzi, abantu bashaka kwisanisha n'ubuzima na reality itari iyabo nyine batarimo. Tuvuge nk'urugero, turagiye, nta mafaranga afite, cyangwa se nimba ntanyafite ni make, ntabwo tunganya ubushobozi, ndaguherekeje ugiye gushopinga, amafaranga nari mfite hari icyo ngomba kuyahahisha, cyangwa ni minerivare y'abana, ariko kugira ngo nkwereke ko ndenze, tukaba twagenda nkagura igihenze, kandi mu by'ukuri amafaranga nari mfite si cyo ngomba kuyakoresha. Gushaka kuba mu buzima butari ubwacu, butari ubwa nyabwo, nibyo njye ndi kubona hano hanze byeze, bigatera n'abantu benshi depression cyane. Yego, ugashaka kumva ko ugomba kureshya na kanaka, kandi mu by'ukuri atari ko bimeze, utazi n'ukuntu we ibyo yaciyemo ngo hagere. Yego, hari umuntu nakurikiye, ni umuntu ukunda kwigisha, ntibagize izina rye, akunda kuvuga ngo
ngo ukunda kwifuza aho umuntu ageze ariko wifuza kugera aho umuntu ageze ariko ntushaka guca mu byo yaciyemo ngo agere aho hantu. Kuko ushobora kubona umuntu ukabona umuntu ageze ahantu hejuru cyane ariko mu by'ukuri bakubwiye ngo tugucishe mu bintu yaciyemo kugira ngo ugere aho hantu ari, wahita ubabwira murakoze, no merci, murakoze. Noneho ikintu kibabaje ni ukuntu ibyo bintu ntago biri mu badamu gusa cyangwa se mu babyeyi gusa, biri no mu bana bato cyane. aba bana bato barashaka kubaho ubuzima mana yanjye batabasha kwafodinga. Arashaka ngo abeho afite iPhone isohotse ako kanya nawe ayibone. Arashaka ngo hoteli nziza iri muri Kigali ayisohokeremo, buri weekend ajya ayisohokeramo arangije segonderi. Ugasanga rero njye ibyo bintu nabibonyemo nk'ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nkeka ko akenshi bipfira nko mu burere bwo mu rugo. Buriya se ni ku ruhande rumwe hari igihe nk'umwana nk'umubyeyi, twe tuha ababyeyi tuba dufite inshingano zo kwigisha umwana kunyurwa, akanyurwa n'ibijyanye n'imyaka ye, akanyurwa n'ubuzima afite. Rero akenshi iyo umubyeyi arangaye kuri icyo kintu ni hahandi usanga umwana atangiye kurebera bakuru bashuti be, agatangira kwikompaha. Kubera iki? Kubera ko hari ukuntu umubyeyi atigishije umwana realite, nk'uko bavuga ngo abantu birengagiza realite. Ugasanga umubyeyi ntiyigishije umwana kuba muri realite y'ubuzima bafite. Niba rero narabonye mama wanjye ateye gutyo, nawe ari umuntu ushaka kugendana kwirukankana n'isi, nanjye niko nzamera. Ariko niba mbonye mama wanjye anyigishije akambwira ngo mwana wanjye ibi bimeze gutya muri iyi minsi, iyo iPhone ntabwo nshoboye kuyikugurira, ariko nyine ukigisha umwana kwemera ibiharimo cyangwa ibihe mwebwe muri gucamo, cyangwa sinzi ukuntu wowe ubyumva. Ariko uremera ko ushobora no kwigisha umwana akakunanira? Abana barahari. Abo ngabo hano hanze rero barahari benshi. Usanga kenshi yego iyo wamuhaye ubwo burere ukamutoza ukamubwira uti iki ngiki nyine ntacyo ugomba kubona kuko nta bushobozi dufite bwo kukibona, buramutse bubonetse ntacyo tukwibye, twaragerageje. Uwo nguwo ugasanga hari mu mutwe we afitemo uko byagenda kose wazicira inzira za bugufi abibona, kandi ababyeyi ntako batagize. Ku ruhande rumwe hari aho bipfira mu miryango, ku rundi ruhande hari igihe bipfira mu bana batumva cyane. Hari igihe umubyeyi akora ibintu byose ashoboye, akora uko ashoboye umwana akamubera umwana mubi. None se Jize, nkawe nk'umugore ugezweho uri mu myaka itari myinshi, umugore nyine ukiri young, hari imyambarire y'abagore n'itari iy'abagore? Kuri njye ntabwo ariko bimeze. Njyewe ikintu cyose kiguhaye amahoro, wambaye, umugabo wawe akakubwira ati nta kibazo, ubundi njye mba numva nta kibazo. Nta myambarire navuga ngo ugasanga, impamvu bimbajije ntekereza abantu benshi bavuga ngo umuntu w'umugore cyangwa se umumama ngo ntabwo akwiye kwambara imyenda migufi. Siyo mpamvu hari abantu bakubwira ngo umugore ntabwo agomba kwambara umwenda mugufi, umugore ntabwo agomba kwambara umwenda nk'umugongo uri hanze cyangwa amaboko ari hanze, umugore ntabwo agomba kwambara pasura cyangwa sitire runaka wakwambara nk'ikintu akakubwira wambaye nk'abana. Kuri njye ntabwo ari uko mbyumva, gusa hari ukutabyumva gutyo, ariko hari no kwirinda gukabya, sibyo? Hari nanone ntabwo navuga ngo nk'umumama wagenda yambaye twa dukabutura tugeramo hano kandi yiyumva neza n'umugabo we yabimwemereye. Biragoye. Kuri njye n'indangagaciro zanjye, njye ntabwo njye nabikora. Nshobora kubikora ndi mu rugo nkambara utwo tumini, ubwo bukabutura butoya ndi mu rugo, ariko nasohotse ntabwo nabikora. Ariko wowe ubyumva gutyo ko kubyambara nta kibazo, ubyumvikanye n'umutware wa rwose, nta kibazo wabyambara. Abandi bose mwese ko abantu buri gihe baduca intege, buri gihe abantu batubwira ibyo bashaka.
uko mbyumva ko we niko abyumva, namwe mutubwire muri comment uko mubyumva, batubwire kabisa. none se Giselle, urabona uri umugore urubatse, urumva nk'iyi YouTube channel yawe hari ahantu, hari impamvu wayikoze, ushobora kutubwira ni izihe nama wagira aka kanya nk'umwana w'umukobwa muto, kuko hari ukuntu umuntu twese tuba dufite ubuzima twabayemo, ukuntu twakuze, amaherezo twagiye dukora y'ubuzima n'ibintu nk'ibyo, nk'umwana uyu munsi ufite nka 17 ans 16 ans, nihe nama w'umukobwa wamugira ukamubwira nkurikije experience mfite ku isi, nkurikije ukuntu nyine imyaka amaze ku isi n'ukuntu agiye mbona isi, ni iyihe nama, tubwire nk'inama 3 wahe umwana w'umukobwa nonaha uri kudukurikira? Ikintu nabwira umwana w'umukobwa uri mu myaka 17 18, wa mwana ushyushye rwose, niwe baba bazi n'ibigezweho, ya myaka nyine yo kumva ko urusha abantu bose ubwenge. iyo myaka usibye kuba banabufite, baba babufite pe cyane, kuko njyewe nditekereza kuri iyo myaka ukuntu nari imeze, nkasagasha nari inka yigendera pe, ugereranyije n'abo mba mbona muri iyi minsi. Ikintu nakubwira rero cya mbere ni ukwiga kunyurwa n'ubuzima iwanyu bari kuguhereza, kuko umwana w'imyaka 18 17 aracyari iwabo. Icya mbere ni ukwiga kunyurwa n'ubuzima mu rugo iwanyu, papa wawe, mama wawe, bakuru bawe bari kuguhereza, kuko niwiga kunyurwa, icya mbere uzarangiza mu mashuri ujye gushaka akazi, kandi nugera mu kazi uzahuriramo n'ibintu byinshi bitandukanye, uzahuriramo na ba bandi bakurusha ubushobozi. Ariko niba warize kunyurwa, warumviye ababyeyi bawe, ntago uzumva ubirarikiye cyangwa se ngo wumve urabishaka cyane. Buriya wamaze kunyurwa rwose ibindi nta kibazo. Ikindi cya kabiri navuga, nababwira kwirinda social media pe, igiye gusaza abantu, igiye gusaza abantu. Ngaha abantu ngo bagiye ngo za Nigeria gushaka amafaranga, bagiye hehe? Social media iratwirukansa pe, kandi ni ngombwa, ugomba kuyibaho nawe, ugomba kumenya, ugomba kugera kuri interinete. N'ako kazi ntabwo uzakabona utasacinze, sibyo? Interinete ni ngombwa, ariko mu by'ukuri ni ukumenya gukontorora interinete, aho kugira ngo igukontorore wowe ukayikontorora. Ntugendere ngo nabonye ngo hano ngo byacitse, ngo aho byabereye, aho biba byabereye ariko naho haba hakenewe, ariko ntujyeyo mu rwego rwo kuvuga ngo ugiye mu nzira mbi. Ushobora gufata nka musaza wawe mukagenda, nta kibazo, biremewe. Hanyuma ikindi nababwira, nimumara kunyurwa mukiga gukontorora interinete yasazije abantu hano hanze, noneho mwikunde. Buriya iyo wikunda, ukunda ubuzima bwawe, ntabwo wabwandarika, sibyaga? Iyo ukunda ubuzima bwawe ugerageza nyine kububumbabumba, ukabukomeraho. Nubukomeraho ntabwo uzahura na ba bagabo badafite indangagaciro hano hanze, baba bashaka kubayobya, babashukisha utuntu tumwe na tumwe ngo ugendane nabo. Nibyo nababwira abo bantu. Izo nama 3 ni inama zikomeye, ni inama zikomeye. Buriya hari ukuntu abantu bishyizemo ngo urubyiruko ntirwumva, ariko urubyiruko rurumva. Hari n'igihe umuntu uri muri iyo myaka akwereka ko atari kukumva, kandi yakumvise, ukamugira inama akakwereka ko ntacyo bimubwiye rwose, nta n'ubwenge ufite, ariko hari ahantu kaba kacengeye. uko byagenda kose, niyo kasohoka kaba kabanje kunyuramo. Umunsi umwe akajya yicara avuga ngo Giselle yaravuze. Umunsi umwe hari ibintu se tujya twibuka, nk'umuntu w'umuwonkere wawe yakubwiye nko mu myaka nk'icumi ishize, ako kantu kakajya kaguhora, kajya kagaruka ukuntu ukajya wata, ariko burya bya bintu siko bambwiye bya bintu ari byo. Rero nawe ubara w'abatante nyine bavuga ubwo mbabereye mutante nyine. Nuko Giselle, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, tuba dufite byinshi byo kuganira, ariko ndagusaba uzagaruke. Nakoze, nzagaruka. Uzagaruka ryari? Tuzabipanga.
ahantu tuzahurira nituhava tuzagaruka. Yego. Ni vuba cyane. Bo Rero bakomeze bahagume yes. banarebe bajye kandi bajye bareba ibiganiro babirangize. Yeah. Ni iki wabwira abakunzi ba Agape Hub mbere yuko dusoza? Agape Hub family ndabasuhuje. Ndabasuhuje cyane, ikintu nababwira ni ukuri bakomeze bagushyigikire, bakomeze bagukorere subscribe, basharinge cyane ku bantu benshi, kuko hari ibyo ushobora kuvuga ikintu wowe ntikigufashe kuko wari usanzwe ukizi, ariko wagisharinga mugenzi wawe we kikamufasha. Niyo mpamvu tuba tubabwira ngo basharinge. Nimusharinga mugahereza abantu benshi ibi biganiro tuba twakoze, bizagenda uzaba ufashije benshi mu buryo nawe utakekaga. Ikindi nabwira abakunzi ba Agape Hub family, bagera kuri channel yanjye bagakora subscribe. Inziza TV. Bagakora subscribe, bakareba ibiganiro nashizeho, comment, like. Muzaba mugize neza cyane, ni inkunga ikomeye cyane. Rero ndabashimiye bafashe umwanya mwese mukadukurikira, mukanyurwa n'ibiganiro twagiranye. Ndabizi ko n'ubutaha Gisele nimutumira muzamukunda mukarushaho no kumumenya. Tuzaba dukorana ibiganiro no guteka. Njye nzagutekera wowe. No guteka azadutekera. Rero mwakoze cyane kudukurikira, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Bye. Bye.